Dore uko wahindura background y'ifoto mu gihe wifotoye ifoto ariko ukaba ubona inyuma yawe ibintu bihari rwose ntago ari byiza cyangwa ntago bigushimishije. Nta kindi urakora rero, wowe uraza hano kuri iyi application yitwa InShot, urayikirikaho, numara kuyikirikaho urahita uza hano handitse foto, ahangaha handitse new, ahangaha wemezeho, urahita utangira kubona amafoto atandukanye, dore urimo urayabona. Wenda dushaka guhindura kuri iyi foto, urabanza uyikirikeho irahitiza, nimara kuza uraza hano ahangaha kuri cutout ukirikeho, uhita uza kuri kano kantu aka kagabo niko uremezaho. Mu gihe biri kwirodinga waba ukora subscribement ku kindi kintu waba wifuza yuko nazakwereka. Urabona yuko rwose ifoto yacu ihindutse. Noneho turahita tuza ahangaha kuri background, turahera hariya duhite tuza hano. Noneho uri kubona hari amabara atandukanye, dore aya ngaya ni menshi, dore hari ayo wagira ngo ni ibitenge, hari ay'amabara ni menshi, dore n'ayandi. Dushyireho iyi ngiyi mu gihe iri kwirodinga, cyangwa se dushyireho umutuku. Rero washyiraho iryo ushaka ryose birakunda rwose nta kibazo, nta kindi bigusaba ni ukuba warebye iyi video. Urabona yuko rwose noneho urahita ukanda ahangaha, numara gukanda urahita ubona hano ahangaha handitse export. Aha export biba bivuze ngo ni ukuyemeza ku buryo yajya no ku buryo irajya kuri file, ikaba iri kugenda. Ubu ngubu ifoto yacu iba yagezeho, dore ngiyi ahangaha mwayibonye neza rwose ko imeze neza, nta kibazo ifite, ibya bizu byari biri inyuma byose byavuyeho. So rero niba iyi foto niba iyi video hari ikigufashije, nkorera subscribe